ubutaka uyu nguyu Manizabayo Prosper cyangwa se Bijobijo yari nk'umunani yahawe wabo. Uyu musaza w'umukomedi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda witwa Bijobijo Gregoire wavukiye mu karere ka Musanze, hari amakuru menshi utamuziho kandi nyamara hari impamvu ituma yigira umusaza ari imbere ya kamera, yamara kuva kuri kamera akigira umusore agahinduka umusore nyine mu buzima busanzwe atari gukina filime cyangwa se atabarizwa muri sinema. Ariko iyo agiye ahantu haba hari za kamera ntabwo yemera ko bashobora kumutunga kamera atarambara imyenda y'akazi nk'iyo dusanzwe tumuziho. Ariko rero ikintu kibitera, impamvu n'imwe ituma uyu nguyu Bijobijo Gregoire atajya imbere ya kamera ngo yigire umuntu wo mu buzima busanzwe. Twarabibonye ko ahantu henshi ajya mu biganiro ntabwo ajya agerageza kwihindura byibuze ngo wenda avuge ngo yagiye no mu kiganiro, nk'uko tubona abandi bajya mu biganiro bakagenda n'ubundi bahinduye uko baba bameze muri filime, babihinduye nyine batameze nk'uko baba bari muri filime, bakagenda bameze nk'abo mu buzima busanzwe nyine. Ariko uyu musaza Bijobijo Gregoire ibyo byose nta na kimwe yigeze akora nk'umuntu w'umusitari abantu mumaze kumenya kandi mwamukunze mu by'ukuri kuva yakinjira mu mwuga wo gukina sinema nyarwanda, ndetse tukanamukunda bitewe n'impano twamubonyemo, tukabona ko ari umuntu ushoboye wo mu karere ka Musanze rwose. We ubwe anivugira ko yakuriye mu buzima bugoye cyane, mu biganiro nyine agenda akora hirya no hino hatandukanye ku ma YouTube, ndetse akagirana ibiganiro n'abandi banyamakuru ku maradiyo cyangwa se ku mateleviziyo, ariko ntabwo aradutangariza amakuru atandukanye cyane n'ayo tuba tuzi avuga muri filime nyine. N'ubundi ibyo aba ari gukora muri filime nibyo atuzanira imbere ya kamera iyo yagiye nk'ahantu mu kiganiro bamutumiye, tukibaza impamvu ituma ibi byose bigenda biba. Ariko nkusabe ubanze unkanire subscribe hano kuri Gender Empire kugira ngo n'ibindi bintu wibaza ku bandi basitari bagiye batandukanye nzabikugezeho. Njye nitwa Hirwa Kennedy, gusa wihangane nuza gukunda iki kiganiro tugiye kugirana ukande like, utanga igitekerezo cyawe muri comment uvuga kuri Bijobijo Gregoire. Nguhaye ikaze. Uyu nguyu Bijobijo Gregoire avukira mu karere ka Musanze, n'ababyeyi be bose niho bavuka. Amazina ya nyayo yiswe n'ababyeyi be ni Manizabayo Prosper. Ubundi uyu nguyu nyine Bijobijo Gregoire cyangwa se Manizabayo Prosper yavutse hagati y'umwaka w'1995 ndetse n'1998. Urumva ko hagati y'icyo gihe nyine nibwo Bijobijo Gregoire yavutse, nibwo yabonye izuba nyine muri iyo myaka itatu nkubwiye. Ariko bitewe n'ukuntu ubuzima bw'iwabo yakuze bugoranye, akajya kwiga bigoranye, akenshi agenda atubwira ko yagiye mu ntambara ya Shikaramu, ndetse ngo yagiye ngo mu bihugu bigiye bitandukanye kuri uyu mugabane w'isi. Ariko biriya aba ari ukubeshya. Dore impamvu ngiyi ituma atihindura imbere ya kamera wenda yagiye nko mu kiganiro. Uyu nguyu Bijobijo Gregoire hari umuntu bigeze kugirana ikibazo, ayo ni amakuru ngiye kukubwira nzi. Hari umuntu bigeze kugirana ikibazo cy'ubutaka, ndetse baza no kujya mu bintu by'inkiko, ariko bitewe n'uko uyu Bijobijo iwabo nyine bagiye bagurisha amatungo bari bafite kugira ngo iki kibazo kibashe gukemuka. Uyu musore icyo gihe yari akiri umusore, ndakeka yari afite imyaka 22. Ibyo ngibyo byose biba iwabo rero bagurisha amatungo bari bafite. Uwo muntu bagiranye ikibazo witwa Habiyakare Jean Bosco. Icyo kibazo rero kiza gukemuka, ariko Bijobijo nyine cyangwa se Manizabayo Prosper bakomeza bamutera ubwoba. Uyu mugabo nyine witwa Habiyakare yakomeje amutera ubwoba, amubwira ko ashobora kuzamuhemukira bikomeye cyane, ndetse n'amafoto ye naramuka agiye ayabona azakoresha uburyo bwo kujya kumurogesha, kuko ntiyatinyuka
kugera iwabo i Musanze. Uwo mugabo ni uwa hehe? Ni uwo mu ntara y'Iburasirazuba, kuko bagiranye ikibazo n'ubundi agiye kwimuka ajya mu ntara y'Iburasirazuba avuye hano mu karere ka Musanze. Noneho ubutaka uyu nguyu Manizabayo Prosper cyangwa se Bijobijo yari nk'umunani yahawe iwabo, yari yarabugurishije uno mugabo. Noneho ibibazo by'ibyangombwa murabizi, ibintu byo ku murenge, ngo ikibazo cyo gufotoza ubutaka bwanjye ngo butazahura n'ikibazo iki n'iki, Bijobijo we ibyo byose ntiyari yarabikoresheje, ahubwo uyu mugabo we yagurishije ubutaka yari yarahawe. Ntabwo yigeze nyine bakimara kugura ubutaka ntiyigeze amubwira ngo tujye gukoresha ibyangombwa by'ubu butaka hakiri mu maguru mashya, ahubwo ibibazo byaje kuvuka uyu mugabo agiye kwimuka agiye mu Burasirazuba, nawe umuntu abugurishije biba ngombwa ko ahita amubaza ibyangombwa ngo bajye gufotoza bakora ibiki n'iki, ubutaka bwandikwe kuri uwo mugabo wari uhaguze mbere y'uko Habiyakare yerekeza mu ntara y'Iburasirazuba. Habujemo icyo kibazo rero nibwo guhita bashaka uyu nguyu Manizabayo Prosper, kuko niwe byari biri ku mutwe cyane, nyine niwe wari ubifitemo uruhare cyane kuko ubutaka bwahoze ari ubwe. Baje kumureba rero ngo ibyo byose babikemure, nibwo baje kumureba basanga yinjiye mu mwuga wo gukina filime ndetse na komedi. Ni cya gihe nyine hano mubona yabaga yambaye akagofero kameze ukuntu nyine kano muri kubona, ngira ngo murabona ko bitandukanye no mu bihe arimo ubu ngubu nuko yambara ubu ngubu. Ikiriya gihe bwo ntabwo yatinyaga kujya imbere ya kamera ngo abe yakigaragaza ukundi kuntu, nuko mubona ko nyine nta kintu bari bakageraho, bari bakiri hasi aho bakoreraga ku Irebero TV na Bansabi n'iki n'iki. Rero mu gusanga yaragiye mu mwuga wo gukina komedi na filime, arangije arabahakanira ababwira ko atabonera umwanya ibintu byo kujya mu butaka. Rero umugabo bahera uko nguko bagirana amakimbirane, akamuhiga akamubura. Bijobijo rero batangira kumuhiga gutya, amaze kumenya ko bamuhiga ntabwo yongeye kongera kujya imbere ya kamera yahindutse nyine isura yigaragara neza ku buryo wamukeka. Aramutse yambaye indi myenda atari iyi ngiyi aba ari gukoresha mu kazi cyangwa se muri sinema, ntabwo wamenya ko ari we, kuko nyine afite imyaka hagati ya 25 na 30. Ariko iyo uri kumureba gutya ari umusaza, umubona ko ari umuntu nyine ushaje w'imyaka nka 60 kuzamura gutyo. Rero nibwo guhera uko rero kuva icyo gihe ibyo byose biba, ntiyongeye kujya imbere ya kamera ngo abe yatangaza amakuru ye cyangwa se mu muryango we, agenda abeshya gutyo kugeza igihe nyine yamamariye. Akaba ari nayo mpamvu tumuzi nk'umusaza, nyine ntabwo tuzi ko ari umusore. Abantu benshi nyine niyo makuru bafite, ariko ubundi uko nguko niko byagenze. Nibyo bintu byatumye aka kanya Bijobijo Gregoire cyangwa se Manizabayo Prosper atajya imbere ya kamera ngo yigaragaze nyine nk'umuntu n'ubundi w'umusore, ndetse akenshi bamubaza imyaka afite ntayivuge, akavuga ko yarwanye intambara ya Shikaramu. Kuva icyo gihe rero basanga yarinjiye mu mwuga wo gukina komedi, ntabwo abo bagabo bigeze bagaruka kongera kumureba, kumutaho umwanya. Ubutaka buracyabereye aho ngaho, ariko ibyo byose ndizera ko nibimara gukemuka tuzamenya noneho Bijobijo wa nyawe cyangwa se Manizabayo wa nyawe ajya imbere ya kamera yambaye nk'uko abandi basirimu baba bameze, kuko ahenshi mubona ajya gukora ibiganiro yaba kuri radiyo yaba kuri televiziyo ameze nk'uko nguko mumubona ari gukina komedi cyangwa se filime. Ariko nanone ntibyakura ko ari umusaza ufite impano nyine. Twebwe twavuga ko ari umusaza kuko n'ubundi niyo style tumuzimo, niyo style tumuzimo ko ari umusaza. Tumubona nk'umuntu ukoze w'imyaka nka 60 ndetse wo kubahwa, ariko ubundi ari hagati y'imyaka 25 na 30. Hatazagira umuntu ukubeshya ngo uyu ni umusaza afite imyaka 50 60 gutyo.
akenshi we akunda kuvuga ko yakuriye mu buzima bugoye cyane, iwabo babura ibyo kurya, ajya ku ishuri inzara ikamwica ndetse akanataha agasanga iwabo ntibatetse, akongera agasubira ku ishuri, gutyo iminsi nigashira atarabona ikintu cyo kurya, ahubwo agenda arya imisigati. Murayizi, ibiti by'ibigori, nibwo buryo nabivugamo kugira ngo mubyumve. Ariko rero icyo gihe murumva ko yari ari mu buzima bugoye, ariko nawe akimara kubona ko afite impano yo gukina komedi, yahise nyine yinjira muri iyi timu y'aba ngaba bansabi bazamukanye mu karere ka Musanze. Rero kugira ngo tutamenya amakuru ye nk'umuntu wamamaye, icyo kibazo nicyo cyaje kuzamo cy'uwo mugabo bagiranye ibibazo, wimukiye mu ntara y'Iburasirazuba, bari baraguze ubutaka, noneho rero birangira yanze gutanga imyirondoro ye ngo ajye mu makuru cyangwa se ngo ajye mu buyobozi. Nk'umusitari nyine wari umaze kumenyekana, byari kumwicira izina icyo gihe. Niyo mpamvu rero izi saha tutamubona nk'umuntu nyine w'umusirimu, cyangwa se ngo tube twamenya imitungo atunze bya nyabyo. Turabona ko witwa Dogiteri Nsabi uko aba akina muri filime ameze, ntabwo ariko ajya mu kiganiro ameze, ndetse murabona ko hari n'ahantu yitabira ibitaramo nyine yahinduye, yambaye ukuntu, mukabona ko ari umuntu w'umugabo w'umusirimu nubwo akiri umusore. Ndagushimiye cyane rero wowe wakurikiye iki kiganiro, niba wagikunze kanda like, utange n'igitekerezo cyawe muri comment uko ubyumva, impamvu Bijo yaba ituma atigaragaza imbere ya kamera. Twumve ko biri buhure n'ibyo nakubwiye, turebe ko biri buhure n'ibyo nakubwiye, kandi ukande subscribe kugira ngo ubutaha tuzongere tubane. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha.